bayobozi ba ADEPR n'abakristo ba ADEPR mwese muri hano, guverinoma y'u Rwanda irabagira inama muri ibi bikurikira. Muzakomeze guharanira ubumwe muri ADEPR. Muzifashishe inyigisho Yesu Kristo yadusigiye ubutumwa bwiza bwa Yohana 17:11, ubwo yasabiraga abigishwa be n'abandi bose bazamwizera, akabasabira kuba umwe. Yagira ati, Data wera, Data wera, wayindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nimugira icyo ari cyo cyose mutakumvikanaho, nk'uko mumaze kubigira umuco, mujye mwicarana mubiganireho, maze mubikemure nk'abakristo. Mujye muhora mwiyambaza umwuka wera kugira ngo ababe hafi. Muzahore mushishikajwe no gukora cyane no kunoza ibyo mukora, nibyo bizabageza ku bukire guverinoma y'u Rwanda yifuriza abanyarwanda bose. Ibi tubihurije na benshi, ni nabyo Imana itwibutsa mu gitabo cy'imigani igice cya 10 umurongo wa 4, kigira giti, ukoresha ukuboko kudeha kunebwa azakena, ariko ukuboko kumunyamwete gutera ubukire. Ibyo ni ukuri kandi birigaragaza muri ADEPR. Umwete mufite, uko muhuza ubwenge bwanyu n'amaboko yanyu, nibyo bihita bigaragaza ubukungu mufite, mwereka abanyarwanda, mwereka n'abanyamahanga bagenderera. Turakomeza kubashimira. Mukomeze gukorera mu mucyo kandi mubigire umuco. Abayobora bajye bahora baganira n'abo bayobora, maze bagaragarize abayoboke ba ADEPR ibyo bakomeje kubakorera byiza kandi byigaragaza. N'abayoborwa nabo kandi bakomeze gutekereza no kuza inshingano zabo z'abakristo. Muzifashishe rya tegeko nomero 0/6 2012 ryo kwa 17 Gashyantare 2012 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku idini. Iri tegeko iyo ryubahirijwe neza, nta makimbirane ashobora kuvuka mu itorero iryo ari ryo ryose. Kuna gahunda y'ubukamana bituma imitima y'abakristo yegerana, ikerera Imana, maze ikarangwa n'ubutungane, abantu bakarangwa n'urukundo no gukora, abantu bakumvikana, bakajya inama, bakagera kuri byinshi cyane. Banyakubahwa ba minisitiri twazanye muri uyu muhango, banyakubahwa mugize inteko ishinga amategeko muri hano, nyakubahwa muvugizi mukuru wa ADEPR, nabo mufatanije kuyobora ADEPR, bayobozi bakuru amadini n'amatorero muri hano, bayobozi bo mu nzego zitandukanye mwese muri hano, bavandimwe bene data bakristo ba ADEPR mwese muri hano, mugire amahoro y'Imana.
mu izina rya Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, wantumye kumuhagararira muri uyu muhango ukomeye, nejejwe no kwifatanya namwe abayobozi n'abakristo ba ADEPR muri umuhango wo gutaha ku mugaragaro iyi Dove Hotel nziza nini yizihiye abayigezemwo bose. Mwebwe ubwanyu mwiyujurije, turabashimira cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame arashimira itorero rya ADEPR kuko riri mu bafatanyabikorwa beza kandi bakomeye ba leta y'u Rwanda. Arashima uruhare rwanyu mu gushyigikira ibikorwa byo guteza imbere ubukungu, imibereho myiza y'abakristo ba ADEPR ndetse n'imibereho myiza y'abanyarwanda muri rusange, naho muratanga umusanzu ugaragara. By'umwihariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame arashimira ADEPR kubera uruhare rukomeye igira ku byerekeye uburezi, ubuzima, gahunda zitandukanye kandi zuzuzanya zo gufasha abanyarwanda, baba abatishoboye cyangwa se abafite amahirwe yo kuba bashyikirana na ADEPR ku buryo ishobora kugira icyo bibagezaho. Muri abo ngabo harimo n'abakuze biga gusoma, kwandika no kubara, kandi nk'uko byavuzwe ADEPR ikaba yarabiherewe ibikombe 2 n'uriya muryango wa UNESCO. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika arabashimira cyane. Arabasaba gukomeza, mugakomeza kwagura ibikorwa nk'uko mwerekanye ko mubishoboye. Arabasaba gukomeza gutera imbere mujyana n'intambwe y'iterambere igihugu cyacu cy'u Rwanda kiyemeje. Kandi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame arabasezeranya ubufatanye buhoraho hamwe namwe. Anabashima kubera yuko mugenda mwagura ibikorwa byanyu, ari nako mugenda mwunguka n'abayoboke benshi, haba mu Rwanda haba no mu mahanga, kuko abayoboke bagera kuri 2 miliyoni utabarimo n'abana babo, n'abantu benshi mu Rwanda. Kandi muri abantu bafite imbaraga, bafite ubushake bugaragara, abantu bafite isuku, abantu bafite ukwemera. Abanyacyubahiro mwese muri hano, abayoboke ba ADEPR batumirwa bahire, iyi Dove Hotel itangijwe ku mugaragaro uyu munsi. Nkaba mu by'ukuri nagize amahirwe menshi yo gutumwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo nze kumuhagararira gutangiza iyi hoteli ku mugaragaro. Ni ishema kuri iki. Ni n'ishema ryanyu mwebwe ubwanyu muyujuje mukaba mutangiye kuyikoresha. Kuri ADEPR, ku muryango ukomeye wa ADEPR, iyi hoteli izabafasha gukomeza no kurushaho gutanga serivisi nziza dukeneye tubatezeho. Izabafasha kwerekana yuko kugira ukwemera bijyana n'iterambere, kuko iyo uyisengeye
kwishyiga igusiga ivu, ariko iyo usenga ukora iguha imbaraga zo gukora n'ibindi byinshi. Iki gikorwa gikomeye kizafasha ADEPR kwinjiza amafaranga. Nibyo, amafaranga arakenewe. Amafaranga buri ntabwo ari ya Satani. Amafaranga ni y'abakirisitu. Abakirisitu bakorera inyungu z'ababo, inyungu zabo, inyungu z'igihugu buri munsi, ijoro n'amanywa. Abakristo beza barangwa n'ibikorwa by'iterambere. Urwego rw'igihugu kandi iyi Dove Hotel iduhaye twese Abanyarwanda amahirwe yo guseruka kurusha uko byari bimeze. Hoteli nini kandi mwongere murebe n'aha ngaha turi, ahantu heza harashimishije, harimo ubuhanga. N'izi nkingi uko ari ebyiri zerekana ururembo rukomeye. Hoteli ifite parikingi nini cyane, kuko ni kimwe mu bibazo bikunda gukomerera inyubako nyinshi dufite mu mujyi wacu wa Kigali. Ariko iyi hoteli yo ADEPR yakemuye ikibazo cya parikingi hakiri kare, kandi yakemuye n'ibindi byinshi. Iyi nyubako iratanga n'akazi kenshi nkuko babitubwiye. Yatanga imirimo, dukeneye imirimo y'urubyiruko, dukeneye imirimo y'abagore, dukeneye imirimo y'abagabo, dukeneye imirimo y'Abanyarwanda. Iyi hoteli izakira abashyitsi bavuye mu Rwanda n'abavuye mu mahanga. Iyi hoteli iradufasha muri gahunda yacu ya MICE, Reverend Public Private Partnership, to tap the full potential of MICE sector. MICE ni ukuvuga ngo dufite amahirwe menshi yo kwakira abashyitsi baturutse hirya no hino, tukabakira muri za hoteli aho baza, tukabakira ku ahantu heza habereye hashimisha abakerarugendo, tukabakira mu manama, tukabakira muri za restaurant. Rero iyi hoteli hari ikintu gikomeye izanye, kandi nta nubwo ari abashyitsi baza kurara mu byumba byiza twasuye gusa, barafite n'izindi serivisi nyinshi zijyana n'iyi nyubako. Uhereye no kuri iki cyumba kinini gishobora kwakira abantu barenga 3,000, urabona ko ari igisubizo gikomeye ku bintu twari dukeneye mu majyambere yacu. Tukaba twibashimira. Namwe rero bayobozi ba ADEPR, mwamamaze iki gikorwa gikomeye cyane mu majyambere y'igihugu, mu majyambere ya idini ryanyu, itorero ryanyu. Noneho Abanyarwanda bose bamenye ko hano ku Gisozi hari Dove Hotel nziza cyane. Abanyamahanga babimenye, bijye kuri za website. Umunyamahanga uri muri Amerika, uri muri Japan, uri mu Bushinwa, uri muri India, uri Burayi, uri muri Sweden, akirike kuri computer ye, kuri mobile phone, ahita abona Dove Hotel. Igaragare hose ku isi. Iyi hoteli nziza gutya ntabwo igomba kuboneka, kumenyekana ariko umuntu yagezeho gusa. Igomba kumenyekana mu mahanga hose, ku mbuga zose zo ku isi. Kuri biroroshye cyane uko no kwifashisha bari aba Google kandi bahanga, ku buryo
umuntu wese aho ari hose ahita abona iyi nyubako nziza cyane. Boniyeho rero umwanya wo gusaba ubuyobozi bwa ADEPR gukora ibishoboka byose kugira ngo serivisi zatangirwa muri iyi hotel zizabe serivisi nta makemwa. Ibi kandi birareba n'izindi nzego zose zaba iza leta cyangwa se izabikorera na societe civile mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turifuza ko imitangire ya serivisi nziza igera ku rwego rwo hejuru ku buryo abakiriya bose, abaturage bose bishimira urwego rwo gutanga serivisi ku kigero kigera nibura kuri 85%. Ubushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara na kiriya kigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB ejo ni kuri tariki ya 31 z'ukwa mbere kwezi gushize 2017 bwagaragaje ko mu rusange mu mwaka wa 2016 gutanga serivisi nziza byari ku kigero cya 72.9%. Turacyafite rero byinshi byo gukora kandi kizadufasha kwihuta nuko buri wese azasaba serivisi nziza. Ndagira ngo mbwire abenshi muri hano kuko dusura iyi nyubako hariya hejuru twari kumwe na bagenzi banyu ariko ntitwari gushobora kujyana twese, ariko tubonye ibintu byiza banyeretse. Batweretse ibintu byiza mu byerekeye gutanga serivisi nziza. Batweretse ibyumba na za koridoro ahantu hari isuku, kandi nkifuza yuko n'igihe bazaba bafite abashyitsi baje muri ibyo byumba hazahora hafite isuku. Batweretse naho abashyitsi bashobora kwidagadurira ndetse na piscine nziza. Batwereka za terase zireba hariya kuri Monjari ahantu heza hazanarushaho kuba heza mu myaka iri imbere tumara gutunganya bari mu manegeka bakavamwo. Hari hazaba heza cyane ku buryo uzaba ari hano kuri hotel azaba hareba akishima. Banyeretse restaurant, banyeretse ibintu byinshi, ariko banyeretse na cuisine, igikoni. Sanze hari imirimo myinshi cyane icyo naketse, imirimo myinshi cyane, ariko hasanze hari isuku. Nubwo hari iyo mirimo myinshi cyane irimo hakorerwa ubu ngubu, hari isuku, hari amazi ashyushye, hari umwuka mwiza. Yewe no muri restaurant nase agakombe k'ikawa kugira ngo ndebe igihe bamara kugira ngo batange serivisi. Kandi koko akombe k'ikawa nakabonye, ikawa ishyushye iryoshye mu gihe gitoya. Nabashimye rero cyane. Ubwo gutanga serivisi nziza biranajyana no kugira isuku. Kugira isuku igihe cyose ahantu hose, kuko inyubako nk'iyi ngiyi igomba guharana isuku kimwe n'izindi nyubako zose. Ariko isuku ntigarukira no ku nyubako nini gusa nk'iyi ngiyi. Isuku iragenda ikagera no mu kumba gatoya mu manegeka. Igihe batarimuka mu manegeka bagomba kuba bafite isuku. Ahantu hose hagomba kuba hari isuku. Muri hotel, muri restaurant, byumba, aho dutuye hose, aho tugenda hose, aho dukorera, ku mubiri wacu, ku myambaro yacu, umwuka duhumeka, tugomba iteka kuba dufite isuku. Muri amashuri ya ADEPR igenda yubaka hirya no hino mu Rwanda hagomba kuba harangwa n'isuku igihe cyose. Muri za bya bitaro ADEPR yubaka kandi bikora neza, hagomba kuba hari isuku ihoraho mu Rwanda hose. Bayobozi ba ADEPR n'abakristo ba ADEPR mwese muri hano, kugira ngo idove hotel izarusheho kubagira akamaro ndetse n'itorero ryanyu rya ADEPR rirusheho gukomeza gutera imbere, guverinoma y'u Rwanda irabagira inama muri ibi bikurikira. Muzakomeze guharanira ubumwe muri ADEPR.
muzifashishe inyigisho Yesu Kristo yadusigiye ubutumwa bwiza bwa Yohana 17 umurongo wa 11 ubwo yasabiraga abigishwa be n'abandi bose bazamwizera akabasabira kuba umwe. Yagira ati data wera wayindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nkuko natwe turi umwe. Nimugira icyo ari cyo cyose mutakumvikanaho nkuko mumaze kubigira umuco, mujye mwicarana mubiganireho maze mubikemure nk'abakristo. Mujye muhora mwiyambaza umwuka wera kugira ngo ababe hafi. Muzahore mushishikajwe no gukora cyane no kunoza ibyo mukora, nibyo bizabageza ku bukire guverinoma y'u Rwanda yifuriza abanyarwanda bose. Ibi tubihurije na benshi, ni nabyo Imana itwibutsa mu gitabo cy'imigani igice cya 10 umurongo wa 4 kigira giti ukoresha ukuboko kudeha kunebwa azakena, ariko ukuboko kumunyamwete gutera ubukire. Ibyo ni ukuri kandi birigaragaza muri ADEPR. Umwete mufite uko muhuza ubwenge bwanyu n'amaboko yanyu nibyo bihita bigaragaza ubukungu mufite, mwereka abanyarwanda, mwereka n'abanyamahanga bagenderera. Turakomeza kubashimira, mukomeze gukorera mu mucyo kandi mubigire umuco. Abayobora bajye bahora baganira n'abo bayobora maze bagaragarize abayoboke ba ADEPR ibyo bakomeje kubakorera byiza kandi byigaragaza. N'abayoborwa nabo kandi bakomeze gutekereza no kuza inshingano zabo z'abakristo. Muzifashishe rya tegeko nomero 06 agakoni 2012 ryo kwa 17 Gashyantare 2012 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku idini. Iri tegeko iyo ryubahirijwe neza nta makimbirane ashobora kuvuka mu itorero iryo ari ryo ryose. Nk'abafatanyabikorwa ba leta rero turabashima ko mubahiriza ririya tegeko kandi ko muzahora muryubahiriza. Mugiye mukomeza no kuba kwisonga mu gushyigikira gahunda zose za leta zigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ku buryo bwihuta kandi zigamije no gushimangira umutekano w'abanyarwanda. Ibi tumaze iminsi twumva kuri radio twiyemeje kubihagarika, kumva abantu baterwa mu rusengero aho bibereye basenga Imana bakaza kubabuza umutekano. Leta y'u Rwanda yemeje kubihagarika vuba. Kugira ngo mugire umutekano maze mukomeze muteze imbere gahunda z'uburezi, gahunda z'ubuvuzi nk'uko tugeze kubivuga, gahunda zo gufasha abatishoboye, gahunda z'ishoramari nk'iri ngiri rigaragarira muri Dovoter, ariko na gahunda y'ubukamana bituma imitima y'abakristo yegerana ikerera Imana maze ikarangwa n'ubutungane, abantu bakarangwa n'urukundo no gukora, abantu bakumvikana bakajya inama bakagera kuri byinshi cyane. Muri make mukomeze muharanire kuba intangarugero muri byose.
ntimuzahe na rimwe icyuho, amacakubiri, ibihuha n'ibinyoma biba bigamije kutudindiza mu iterambere. Banyakubahwa Minisitiri, nyakubahwa Muvugizi Mukuru wa ADEPR nabo mufatanyije kuyobora ADEPR, bayobozi b'inzego zose muri hano, bakristo bavandimwe bene data mwese muri hano, ndagira ngo mpinire ijambo ryanjye hano nsoze nongera gushimira ubuyobozi bwa ADEPR n'abakristo ADEPR batwakiriye uyu munsi hano muri hoteli nziza Dove Hotel mwiyujurije, mukaba mwebwe ubwanyu mwarishatsemwo igisubizo cy'iterambere kandi birakomeza, cyane cyane kuri iyi hoteli mwayihaye akazina keza Dove Hotel, amahoro, amahoro twe dushaka duharanira. Leta y'u Rwanda yongeye kwasezeranya mwebwe abayobozi ba ADEPR ko izahora ifatanya namwe kuko munafite ibikorwa by'iterambere bishimishije kandi murigisha iyobokamana ku buryo abanyarwanda bibona mu mana y'u Rwanda. Turasezeranya n'abashoramari bose duhereye kuri urugero rwanyu rwa ADEPR mwiyujurije Dove Hotel, abashoramari bose kimwe namwe turabasezeranya yuko leta izahora ikora ibishoboka byose kugira ngo inzira y'ishoramari ikomeze gutungana, ibinyabagendwa yakira abashoramari benshi b'abanyarwanda, hari abakuru n'abatoya n'abashoramari bo mu mahanga, cyane cyane abazanye agatubutse baje gushora imari yabo mu Rwanda. Ibikorwa byanyu nibyo bibaranga, ibikorwa by'iterambere, ni ibikorwa ureba ko biturutse ku bitekerezo bigororotse. Niyo mpamvu tuzakomeza gufatanya kandi dufatanyije nta na kimwe kizatunanira, nta na kimwe. Nyakubahwa Umuyobozi Mukuru, Umuvugizi Mukuru wa ADEPR, mwansabye kubashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame inkunga ahora batera. Nishimiye kuza kubagereza ubutumwa ibukuru ntarengeje uyu munsi. Kandi n'impano mwamuherereje munyurijeho birumvikana yuko imugeraho vuba. Mu izina rya nyakubahwa Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nejejwe rero no gutangaza yuko kuri itariki ya 4 Gashyantare 2017 funguye ku mugaragaro Dove Hotel ya ADEPR nk'igikorwa cy'ingenzi mu iterambere ADEPR yeretse igihugu cy'u Rwanda. Murakoze, mugira umunsi mwiza, mugira amahoro y'Imana.